ntugashavure ushagawemo amashenge. Ndakuramukije imfura y'u Rwanda, horana amahoro azira amahane. Iguhabwa umugisha iteka n'umuhanga nyir'ubuhanzi we waguhanganye ubuhanga. Yaraguharaza guha ubwiza, aguhugiyemo guha ubumanzi, maze arakumbera impamba, umaze amarira menshi narize kubw'agahinda natewe iteka n'amateka atubye yaranze urwacu. Nahoraga iteka mfite agahinda umutima wanjye udatekanye, najyaga ntera nkaniyikiriza, gusa kuva wimeye ari gukwiye iwanjye byose byaratuje, ubu ndatoshye mfite n'itoto ku bwa Paul zirusha intambwe. Burya amahirwe aratinda, nibyo koko burya amahirwe aratinda, ariko iteka akaza akenewe. Paul Kagame waje ngo ukeneye, ngenda umuhanzi nkaba n'umuhamya uhamya guhirwa nahuye nako. Nize neza nta gihunga, nkurira mu rwiwe nta rwango, mba umwana mbyimigeze ubwo nsaza ntarasiribwa n'imiserero isenya idasize n'isarabwayo. Kagame Paul ngenda gukunda, Kagame Paul ngenda kurasa. Bamwe birata babagabiye ndetse bakarata ibyo batunze. Jye ni wowe ntunze nk'agaciro, uruta ibiciro nabi ibiciro, uruha agaciro ku buzima bwanjye. Ahari wenda mba ndi igicibwa, mba ncirwa mu maso n'abaciriritse, bamwe babucurika uko bashatse. Ariko ku bwawe Paul nkunda, nahawe agaciro mfite n'ijambo, nkora ku isonga urayizirusha koko. Ni wowe mpano ndata iteka, kuko wampinduriye amateka. Ndahinya kuzira igihinyu, uri indangamirwa na benshi, uri imanzi ukaba n'ingenzi, ganza i Rwanda ntugashavure. Icyakubwira amajoro ndara, nsenga ubutitsa ngo uhabwe kurama, wowe muzehe uzirusha intambwe. Yego wenda ahari ndi muto, gusa ndi uwo gutumwa si ndi uwo gutukwa. Abanyarwanda bakuntumyeho kubw'icyizere bambonyemo. None gashenge nkundira nkukunde, kuko umubyeyi akunda umwana, umugabo agakunda uwo yashatse. Nanjye ngukunda kuko wowe nkundiye, ukantoza ubwenge bwa gihanga burimo kwigira no kukiga. Urwo hambere ubundi rwari inzitane, inzimuzi ziza zizenuka, ubwahamazena zirunuka. Zari zigamije ngo kudutanya, tugatatanira iy'ubutayu, tukaba ikirondwe yo yarariwe. Nyir'ubumanzi ngo arite mu gutwi, ati njye ndi Paul nta gupanyukwa, kampakire mpange umupango, usubiza amahoro abayahongera. Iyo ni injyana y'amahoro gashenge. Yaje gikotanya adatinye, arwanira amahoro amanywa nijoro, atsinda abanzi bo gatsindwe, atuma agaruka iwacu i Rwanda. Nanjye rero nkibitera imboni, ntari kuwakora mu nganzo, nkaratira bino n'ab'imahanga, iby'inganje Paul Kagame uganje ku isi mu miyoborere. Njye ndi umwari ukunda u Rwanda, ndi umwana utamwamwanya, icyo ntakubwiye simba nkirora. Nkubwiye ibyiwe kuko njya mbibona. Iyo ndebye umukara ndagiraho, nkarora imiturirwa nzamukiramo, ngira ntisagamba usa n'umusengo, nkongera ntibirwubereye u Rwanda. Nore yacu izirusha intambwe, kenyera ukomeze ndetse unabirwe, ambara ubwiza bwabo ufite ubu, barimo Denise umukobwa wawe, ufite gahunda yo kugikorera, n'ibinarimba zitanga. Hinganye isubike nzayisubira, noye kurangiza by'abahaze, kuko iyi nganzo sinjya nyihaga. Yari umusizi usa n'uwanyoye inka, yari isimba isharitse inganzo, rero udasubiza inganzo isayo, ndi niyo nsaba ngize nti Paul we. Nyakubyara ubyaje inyambo we, nyakugira imana n'amafaranga we, nyakugira ibyiza n'abeza we, nyagukundwa n'abanyarwanda ndetse n'abera, intambwe yawe ntigasobane.